Mwiriwe mwese, nishimiye kubana namwe mu kiganiro kidufasha gukomeza kungurana ubumenyi ku buzima bwo mu mutwe. Nitwa Uwitonze Teresa, abandi clinical psychologist and psychotherapist. Nkorera muri Mental Health Dignity Foundation ikorera hano mu karere ka Huye, umurenge wa Ngoma. Insanganyamatsiko yacu y'uno munsi rero ni amarangamutima meza. Amarangamutima meza aterwa n'ibihe byiza turimo. Amarangamutima meza ni ikimenyetso kitwereka ko umuntu amerewe neza mu buzima bwe bwo mu mutwe. Ingero z'amarangamutima meza: kumva wishimye, harimo kumva ibintu binyotewe. Urashobora kuba waratsindiye akazi, hanyuma ako kazi igihe cyako utaragatangira, ariko ukumva muri wowe uranyotewe kuzagatangira. Kumva ufite amatsiko, hanyuma kumva wizeye. Kwizera, kumva wizeye umuntu cyangwa se Imana, muri wowe ukabyiyumvamo ko wumva wizeye Imana. Kumva ufite amashyushyu, kumva ugurumana. Umuntu arashobora kugurumanira ikintu, uzanabyumva umuntu akakubwira ngo sijye nzarota iriya tariki igeze. Ishobora kuba yenda kuri iyo tariki ateganya igihe azashyingirirwaho, igihe ashobora kuba azaterera igikumwe, igihe azasabirwa. Ashobora kuba ari umwana w'umukobwa cyangwa se ari n'umusore nawe uzasaba cyangwa azatera igikumwe. Iyo tariki kubera imuzanira kumva amerewe neza, ni amarangamutima meza yumva muri we bitewe n'icyo kintu agiye kubamo. Ni ukuvuga ngo amarangamutima meza aterwa n'ibihe turimo. Arumva agurumana kubera umunsi wo gutera igikumwe yenda utegereje. Kugira impuhwe, kumva ufite impuhwe. Hariho andi marangamutima meza nanone, kumva ufite urukundo. Gukunda ni amarangamutima meza. Ni ikinyuranyo cyo kwanga. Udakunda aba yanga. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda noneho ntuba wanga, nta rwango uba ufite. Umuntu ukunda rero arangwa n'ibikorwa byiza, arangwa n'ibintu bikwiriye, yego, akarangwa no kuvuga amagambo meza ahumuriza abandi. Kumva, kwiyumvamo urukundo rugaragarira mu byo ukora, bikagaragarira no mu byo uvuga. Kumva wizihiwe. Hakaza andi marangamutima meza yo kumva n'umutima wawe. Muzabyumva tuganira na bagenzi bacu, cyane rero twebwe nk'abita ku buzima bwo mu mutwe. Iyo uri kuganira n'umukiriya, aya marangamutima biroroshye kuyabona. Nimvuga kubona si ukuyabona n'amaso. Ni ukuvuga ngo iyo tuvuze observation, hazamo bya byiyumviro byose uko ari bitanu. Hari ukumva n'amatwi, hari ukureba, hari kuba ikintu wacyumva ku rurimi, kuba ikintu wacyumva gitambutse ku mubiri cyangwa se kinyuze ku mazuru. Yego, kumva n'umutima wawe ni amarangamutima meza. Bikajyana n'ikintu bakubwiye, n'ikintu muri kuganiraho. Kanaka yabonye akazi, burya mu myaka myinshi yari amaze irenga 10 ari umushomeri. Icyo cyiza mugenzi wacu yahuye nacyo, waba uri kubiganira na mugenzi wawe ukumva arakubwira ati binkoze ku mutima, kuba hari izo mpinduka nziza kanaka yagezeho. Yego, ndabashimiye rero yuko mwankurikiye muri iki kiganiro, aho twunguranye ibitekerezo, twunguranye ubumenyi ku marangamutima meza. Hanyuma nkabashishikariza kwisuzuma, ukagerageza kugenzura amarangamutima yawe meza igihe uyafite, ugendeye ku minsi 7 y'icyumweru. Ku munsi wa mbere wumva uko umeze, ku wa kabiri wumva uko umeze, ku wa gatatu wumva uko umeze, ku wa kane wumva uko umeze, ku wa gatanu wumva uko umeze, ku wa gatandatu wumva uko umeze, ku cyumweru wumva uko umeze. Ariko ntibinagarukire kuri wowe wenyine, ubaze n'uwo muri kumwe nawe uko ameze, uko yiyumva. Uturiyumva ute? Hanyuma bityo bigufasha gusobanukirwa amarangamutima ye, kandi noneho ugira uruhare no kuzamura amarangamutima ye meza. Niba ari uwo mubana mu rugo, niba ari umuturanyi wawe, niba ari uwo mukorana ku kazi, niba ari umwana wawe cyangwa umugabo wawe cyangwa umugore wawe, uharanire kugira uruhare mu gutuma agira amarangamutima meza mu buzima bwe bwa buri munsi.
yego mbifurije kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe.